wa mpira wo kwisanzura ikipe igakina koko kwa mwabonye umupira ntabyo ntibikunda. Ariko hano kuri APR hari amakosa yada ariko turabyumva ariko y'abakinyi ntabwo bamwira ngo APR ntiyiruka ntibahandahana baratakaza umupira ngo ntidariko cyagiye ntaha ngo ntidariko. Hari bamwe mu batipe muri APR bose banabukubona ko banazi umupira busesengo yasi ngombwa kuvuga amazina bambajije bamwarika reka twemere ko darika ari umuswa tubyemere nta kibazo ariko se hari umukinnyi ugera muri APR ari ikimenyane cyangwa ari kadashoboye abakinnyi ubwabo barabizi ko bakina mu ikipe ikomeye bo bakoze difference y'abakinnyi ba APR nk'abakinnyi bakomeye iyo ni iyi ntayo iminota 40 kuri mukura nturebera kumbwira abakinnyi ba APR niyo ntagikurusha swad nta mukinnyi wa Gasogi n'umwe wazanga banze muri APR nta n'uwo APR yatekereza kugura nta n'uwo yatekereza kugura muri Gasogi umbwira ko Gasogi kwataka iminota 80 ngo Akibari ngo bande nta mukinnyi yatekereza hariho Gasogi yakinye kurusha mukura uko yakinye na APR match narayibonye kuri televiziyo ari mukura yashushije ejo Gasogi yakinye umupira ku rwego rwo hejuru umuntu wabonye ari possession utarabonye match ntiyabyumva ariko yeme twari kumwe turi kumwe na Kazungu turi kuvuga APR yirutse ku mupira ntibibaho ko ikipe nkuru ari yiruka ikipe nkuru yuko yiruka kuri baro ahantu akarebye Darikonovic na ahantu hamwe gutekereza ikintu ukanga kugikora ngo abantu bataza kukugira kuko yavanyemo Ramazani mu byibuka akora remplacement ashyiramo winga ibintu bihabanye nibizi Gilbert Mugisha Gilbert barafini amwinjiza mu kibuga byongera gusimbura Ramazani wakinaga hagati twabonye yuko agiye gukina 4-4-2 idamone system isanzwe 4-2 none agitangira igice cya kabiri kandi ubwo ibyo bintu bikinye iminota 2 ahita avanamo umuwinga kimwe kiwanuka agaramo mu mediateur bivuze ngo kare nari mfite igitekerezo cyo gukora remplacement poste par poste mvana mu mediateur cyo mu mediateur ariko abantu bari kundeba nabi ariko nanone ndaguciye mu remplacement bivuze iki remplacement ya pitch ubundi yari ikeneye kuko hagati mu kibuga hafi hari neza hari icyo yirumvikana ariko yanze kuyikora arabanza ashyiramo Mugisha Gilbert ameze nk'afite formalite yo kubanza kuvuga ngo ndabanza ninjizemo kanaka ubu ninze kuza gukora ibi nibi aho namukara ubundi dariko ku muntu ya match ze ukomeza kubibona nakubwiye ni kanaka ari busimbura uyu ubu mukinyi watinze iminota 9 ejo ni Lamine ku munota 70 babizi ko ari mukuremo birabizwi amushyiramo abizi ko atari burenze kuwa 70 n'imikinire ye rwose yavuyemo nta urekarama ikibazo kiba ku cyumuzana ubizi neza ko uri bumukuremo ntacyo yakoze kandi ubutahuza mubanzemo biba bizwi ngo kanaka arasimbo muzungu arajyamo ni ngombwa asimbure amukimukiwanuka ni ngombwa Gilbert arasimbura Omedi usimbura Lamine niwe ntibuka ashaka kubona Ramazani ariko imyanya nk'ine yabari buvemo nabikubwira mbere Darikonovic ngiye hari ikintu cyakumutekereza munanariza muri abantu beza mu kibuga murabisoma mukabireba imena Kazungu murebe izi mpande za APR ya Omedi na Kiwanuka umbwire ngo uramutse ufashe Bakatuzi ukamuha imikino 7 nayo yatanga ibitego birenze yabirenze Baka yabirenze uzwa ari umunyamahanga adatanga ikibazo abantu bagomba gukurikirana bakareba shokora muri kiri muri coaching cyangwa sande hatandukanye ariko umukinnyi wese uri kuza muri APR ari kugenda asubira inyuma n'uyu watara turi kuvuga ari gusubira inyuma bigaragara byibuze mbere irazakora pressing ukabona ko numubora ashogumana baro mu ba defenseur babiri wenda akabura umuntu ahereza ako kanya namuvuma ze wabonaga ari nziza uyu Kiwanuka akiza wabonaga agenda baruboneka mushyira baro muri profondeur ubu ari kuzimuheza muri profondeur akagora nka baro nk'ibyo agiye gufungura byukarenga ikibuga aragenda nk'ejo bamubana baje kumvana muri half time kandi ubu n'umupira yitagaruka utwo Denis Omedi ni umuntu wabona gore electric w'ishanyarazi ugenda nawe uri aggressive ubu bari kuyamva mu maguru batayitwaye biragoye muze kubikurikirana donc sinzi impamvu ari iki kintu nsanzwe nyizi mu ikipe twa Police umukinnyi akaza ari hatari ariko nagasa nkugenda asubira inyuma gake muze kubireba nibyo coaching staff ushobora kwemera ariko ikindi kintu gikomeye APR rebe kuri fitness coach wabo nabo ashaka ko atari tayari kuko hari ukuntu nyine ubona head coach kwa mwizaniye se kandi head coach naka abashidika yabizira urumva ko nta nawe ugatanga umusaruro erega banzu rero ngo nyine umukuru umutwe urarwaye
erega niyo mpamvu nyamvuga gutya ikipe iyo ari yose itari fizike rega gukina Gasogi nta kindi kintu Kenesi arabizi ko ikintu cya mbere kimaze kuri ekipe ye ni ukubiri fizike donc ifite imbaraga yiruka abakinnyi afite si nk'abape ariko kugira ngo mpangane na APR birasaka bamubonye babari nuko ugomba kuba uri hejuru agomba kuba bari kunyanyagira oya nibyo bari babeshye rikari ngo kwigisha block sibyo twabonye ejo ahubwo block yagiye iba kuri APR ikipe yarakina kuko Gasogi nyanyagira yirukaga ikibuga inyanyagira ikibuga cyose so ku ikipe iburyo ibumoso baro rero ku ikipe nka APR uba ugomba kuba ufite fiziki iri hejuru kuko ufite abakinnyi beza iyo umukinnyi ari mwiza donc na fiziki y'abakinnyi iri hejuru nta kintu gishoboka koza umupira ndetse nanawutakaza kurekipera ni vuba ariko urabareba ukabona nyine kugenda ni ikibazo ukabona ko umuwinga wa Gasogi kubwira ngo Kagege kumwerimira ni amasegonda wanyanyagira aramwigizayo kana namusige abonye byagoranye kwa Claude wenda Claude we harukuntu bana defensive biri ameze neza aracyari aggressive nka Claude niwe muntu ukizamuka akajya gutera crosses nimba mubibona Claude we aracyameze neza ariko abandi bakinnyi benshi urabareba ukabona mu byo buri physique nta mazina ntabwo byumvikana ukuntu ntibyumvikana ukuntu Gasogi nyanyagira ikibuga cyose ejo ntiyari no kuri bench ariko byibuza we nta nubwo bikwira kuba icyuho wimbwira ngo kanaka sinzi ko icyo bivugiye twe kuvuga ngo nuko ruboneka atarahari rero yaburaga abakinnyi bane kuri Gorilla yaburaga bane babanzamo rero tuvuga ni hagati turi champion inkingi za mwamba umurenga nta uhari Dafe tweretse ko ari umukaseri ukomeye uzimya umuriro nta uhari Muhire Kevin niwe moteri w'ikipe niwe utwara Rayon nta uhari fani nganye nta uhari ariko Kandanda bateye igice cya kabiri cyane Gorilla ribuza cyane kuko APR ni ikipe nkuru niyo batanu baba badahari match yihuye sinayirebye ariko match sinabwe ngo ndashaka kureba match ya APR ntuje ejo nabonye ikintu cyitwa physique bari hasi pe ikipe yose donc ni match ya ntuza yazagora ni match ya Police yazagora ikipe ya APR mu gikipe ya APR donc mu gikipe Police yazi iri tayari ku kintu kireba na physique utari physique donc udafite physique inshuro zose ikipe ihura n'ikibazo kandi ubona ko fitness ya APR niyo nkimangaho cyane kurusha ibindi ubwo match yararangiye none head coach udatanga umusaruro niwo wazanye kare ntabwo ubibonamo ntabwo nemera ibya fitness umukinnyi umwe babiri bashobora kugira ikibazo cya fitness ariko imikinire imyubakire y'umukino ntituyibona ni ikibazo abo kandi uzi ko APR ushaka ibintu bakina kuko ntabwo ari ukunanirwa wavuga uti bakina neza igice cya mbere icya kabiri bakaruha ariko se oya kare ibintu umutoza akina ashobora ati nge nimba ndi gushaka gukina iyo 4-3-3 batatu nibyo akina biragaragara bishingiye kuri physique ikintu cya mbere ntabwo ubasha kwirukanka ngo ujye gukora pressing wowe wabona APR muri iyi kuva ku munota wa mbere wabonye pressing isiba wabonye umwataka akora pressing nyine kuva ku munota wa mbere babananiwe kuva ku munota wa mbere kazungu sikatubone kubikwereka kubera muri half time ku munota wa 20 nkumbwira ngo umwataka da pressa ni style baba bakina n'uburyo baba bakina ikosa APR igira ibyo uvuga nibyo ni ikosa ni coaching uti kubera iki ikipe nkuru niba warabonye reka dufate urugero ejo bundi rwa Rayon Sport ku mukino twarebye ikipe nkuru ntituma utangira gukina iragupressa igupressinga ku izamu ryawe cyane ukiutangira utangiza igitutu kugumisha hariya ku izamu ryayo ariko APR uzabirebe pressing yabo ikora ihera hagati barafinda ejo yarabaga ari kumwe na Claude bahagararanye ejo yagarutse mu defende ina Claude minute hari n'igihe Lamine Ba yashatse gushyirayo umupira abona umuntu aracyari kumwe na Claude hava wari abura hawi kandi mu bana nibagiwe niba namuvuzeho coach mu bintu y'umutoza system nyine ni umutoza tarabona igitego n'urugero cyangwa yatsinzwe ariko akabatekereza barafinda navuze mukanya ngo umutoza wa APR ariko kibanuka nawe byari byanze igice cya mbere yakoze ku mupira nk'ibiri barafinda ntabwo asimbuye kibanuka yasimbuye nde yasimbuye Ramazani igice cya mbere yasimbuye Ramazani yes ariko byarangiye kibanuka n'ubundi asukiye ku mwanya we twe kwibaza ngo umutoza niho hantu natangiye kumushidikanyirizaho nyine mu munota 43 uvanye muri Ramazani yasimbuye Ramazani haryo ubwo barafinda kina bakinyi bane babiri none igice cya kabiri gisangira Dauda gusana na Lamine iminota ibiri bari muri filozofi yahise bibona ko ari amakosa ariko n'ubundi azana barafinda ajya ku mwanya we unamubaje usimbuza bifite umumaro
kuri Mukura hari igihe nyine asimbuza ukabona ko ni nk'umuhango mu bintu bimubuza amahoro nuko Barafinda atarajya mu kibuga kandi yajyamo ntagire ikintu akora. Ikintu nakoze byibuze kimutabaye ni ugushyira Jean Pierre mu izamu akaba afite Sohana uhoraho. Iyo Sohana ataba muri iyi match mu izamu arimo Paveri APR iri kubirya nka 2 cyangwa 3 ejo. Siko Paveri ari umuswa abona uko Sohana arusha uyu Sohana yakoze clearance ibyo ni kukubwira nk'eshanu zazindi kabisa ubona zidanje. Paveri ajya mu izamu akavanamo Sohana agashyiramo ni grand joueur hano ahubwo namaze kubona umukinnyi tuzagenderaho mu myaka nk'ingana uzagera ahantu kuri cyane nibwo namuvivuye Sohana kuri match ya Sohana niwe mukinnyi ushobora kuzava mu Rwanda akajya mu ikipe ikomeye. Giye nkunda umudefanseri ukoresha imbaraga bibaye ngombwa wiva usanga umutekinisiye umudefanseri ukoresha imbaraga akaba nk'inyenyeri ya shampiyona akaba Sohana ni muto arakuba usanga umutekinisiye oya ntibikora. Umudefanseri agomba guhuza ibintu bibiri kubona umutekinisiye ku mupira ku kirenge ariko afite n'ingufu no mu mutwe ariko ninde mufana wa Pele twari kumubwira ati gese nkunda Sohana gukina ni grand joueur kabisa mukundira discipline afite discipline yo kurunda niyo na cyagihe yabaga ari kuri bench niwe muntu userebura igitego mbere y'abandi hariya muri korona afite ikibazo kuba atabanje reka niwe muntu buri hari kurikirana neza bano bakinnyi bose b'aba Senegal abenshi n'iki kintu bahuriraho uretse ngo Kadimu ujye bakorogere mu kibugo cy'ibisazi ariko abandi bose bari très disciplinés bafite uburere budasanzwe. Witwa Youssou Diagne ataratangira gukina ntawugeza mwumva. Omar Nyingi muri iyi minsi atakinaga ari muri uniforme ari ku murongo ameze gutya. Uwitwa Sheriff Bayo uretse kumwumva ngo arashaka kuva muri Kiyovu Force ntabyo wamubona uzabona utuje uri discipline rwa. Bano bakinnyi benshi b'aba Senegal barabwira bati ikintu ba Sadio Mane babarushije ni discipline naho impano benshi murazifite. Oya ibyo si cyo kibazo. Iyo ni kamere ni uburere rwose. Si byo kuvuga ngo Sadio Mane ngo byagenze gutya iyo urenda discipline biranga. Si byo kuko uvuze Sadio Mane Diouf si umusenegale se we ariko n'urugero ibibazo wavukiye nakorera igitangaje cyane reba bavugiye kandi abana b'Iburayi ubundi bagorana Karenzi abana bavukiye Iburayi ubundi bagorana ariko Yakipe Diouf bababyiye ariko bano basenegale bose bahuriye kuri icyo kintu bari namaranye iminsi 2 nawe kuri hoteli Dakar Sohana Diouf n'ubu ngubu n'umu agent ngira ngo